Nashimwe cyane ubwoko bw'Imana, kanizere ko aho muri mu bice bitandukanye mumeze neza, abari mu Rwanda, mu ntara enye zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali n'abari hanze y'u Rwanda mwese, reka twizere ko ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeje kubarinda. Yandagarutse ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, wumve icyo umwuka agushakaho muri iyi minsi itoroshye, iyi minsi igoye, iyi minsi iruhije benshi. Ndagarutse ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana, kandi ndabizi ko iri jambo ry'Imana ni ijambo rikiza, ni ijambo riruhura. Hari ikintu amafaranga utunze atagukorera, harimo byinshi amafaranga utunze ataguha, ariko ijambo ry'Imana rishobora kuguha. Ngarutse mvuga ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo uburuhukiro. Uburuhukiro ese ubundi ni iki? Abantu benshi bazi ko uburuhukiro ari ugupfa, ariko ukiri no muri iyi si ukeneye kuruhurwa, cyangwa se ukeneye guturwa imitwaro wikoreye, ibikuruhije, ibikuremereye, ibikunanije muri uru rugendo. Ndagira ngo nkubwire ngo hari izindi mbaraga zabigukoraho cyangwa se zabigutura, ariko izo mbaraga kugira ngo zibiguture ni uko uzemerera kugira ngo zibashe kugutsindishiriza. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana kandi dushimira wowe ukomeza kudutera inkunga, ushyigikira ubu butumwa kugira ngo butambuke bugere kuri bene so benshi. Nawe ukomeje kudutera inkunga mu buryo bw'amasengesho kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umwami Yesu akomeze kubana nawe kandi akomeze kugushyigikira. Data, mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushimira. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'ijambo, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'inyembaraga. Mwami, ni wowe Uwiteka Nyiringabo, Imana yacu wemeye gutanga Yesu Kristo, umwana wawe umwe w'ikinege ukunda, kugira ngo aze Data wera kwitangira ubwoko bwawe, kugira ngo aze gucungura umuntu. Uwiteka Mwami, ntuhimbazwe kandi ntushyirwe hejuru, kuko uri Imana nziza. Uwiteka Mwami, Imana yacu, bara natwe muri iri jambo, reka ntaba ari njye, reka ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe Yesu rihabwe icyubahiro. Uwiteka Mwami, kandi buri muntu wese iri jambo riri bugereho, unaniwe, uremereye, Mwami Imana yacu, Uwiteka Mwami, umuruhure. Ababaswe n'ibyaha bitandukanye, abari mu businzi, abari mu busambanyi, reka iri jambo ryere bagire Mwami waracu bahindure. Abari mu ngeso nyinshi zitandukanye, reka wongere wubake Mwami Yesu ibyari bisenyutse, reka wongere wubake Mwami Imana yacu ibyari bidahamye kugira ngo bihame. Uwiteka Mwami Yesu, ni wowe wubaka ntihagire uhirika, ni wowe uvuga ntihagire. Uwiteka Nyiringabo, Imana yacu, usubiramo ijambo ryawe tuvuga ngo kuko wavuze bikaba, wategeka bigakomera. Reka uvuge ku bwoko bwawe, reka uvuge Uwiteka Nyiringabo, Imana yacu, kuri ubu bwoko bwawe kuko uri Imana nziza. Uwiteka Mwami Imana yacu, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Mugema Dieudonné, nkaba ndi umugabo wo guhamya Yesu. Hari byinshi Imana yadukoreye, cyangwa se hari byinshi Imana yatugejejeho. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku buruhukiro. Yesu we aherutse kubwira abantu ngo nubwo murushye, nubwo muremerewe, nubwo munanijwe n'ibibazo n'ibigeragezo n'ibyaha bitandukanye, ngo ariko nimunsange kuko ari njyewe karuhura. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ubundi buzima bwo kuruhuka, cyangwa se hari undi mugabo ujya uruhura abantu, ibyo batagukorera abakubyaye, ibyo batagukorera abavandimwe bawe, hari undi muntu ujya ubasha kubikora akaruhura. Ndagira ngo nkubwire ngo niwemerera Yesu muri ibi bihe turimo bitoroshye, benshi bananiwe, benshi babivuyemo, Yesu arabasha kukuruhura kandi arabasha kukwambika imbaraga z'ubutsinzi. Haleluya! Arareba, aratekereza, aravuga ngo hari benshi bananijwe, cyangwa se hari benshi batwajwe igitugu na Satani, ngo ariko nimwamwemerera arabasha kubakuraho icyo gitugu mutwajwe na Satani, cyangwa se ibyo bibananije arabasha kubara, kuko niwe karuhura. Banishimwe cyane. Ushobora kuba unanijwe n'ibyaha byakubanye akarande, ushobora kuba unanijwe n'ubusambanyi, ushobora kuba unanijwe n'ubuzima, ushobora kuba unanijwe n'umuryango. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe karuhura, kandi Yesu niwe ubasha gukora bya bindi tudashoboye gukora. Yesu niwe ubasha gukora bya bindi abana b'abantu badafite ubushobozi, badafite uburenganzira. Yesu nagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwaka Yesu agufitiye. Yesu nashimwe cyane. Zaburi 150 umurongo wa 2, iri jambo riratubwira ngo ndimushime Imana ku by'imbaraga yakoze,
ngo muyishimire yuko gukomera kwayo ari kwinshi. Mwene data, hari iby'imbaraga Imana yakoze, harimo ibyo abavandimwe be batari bukugezeho, harimo imigozi cyangwa se harimo iminyururu yari yaratuboshye, cyangwa se ntabwo twari twemerewe kubasha gukandagira hera, ariko Yesu ahageze akora iby'imbaraga, akora iby'ubushobozi bwawe butari bukore. Ndabizi ko ushobora kuba ufite amafaranga, ariko hari icyo amafaranga watari buguhe. Hari ikintu amafaranga muri iyi si atakora. Hari byinshi yakora turabyemera, ariko hari na bikeya atakora. Ibyo bikeya kandi nibyo bikomeye, nibyo biri mu buzima, nibyo birimo imibereho. Ndagira ngo nkubwire ngo hari iby'imbaraga Imana yakoze ku buzima bwawe, harimo iby'imbaraga Imana yakoze ku buzima bwanjye. Ndagira ngo dushime Imana ku by'imbaraga yakoze. Umuririmbyi w'105 aravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwankuyeho imigozi. Ngo byavuye se kuki? Ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Ndagira ngo nkubwire ngo ni ubuntu bw'Umwami Yesu butangaje bwankuyeho imigozi yari imbose, cyangwa se imigozi yari imboshye mu gihe cya kera. Narabasha gukandagira mu buntu bw'Imana. Hari byinshi byari bituboshye, ariko Yesu araza aratubohora. Harimo amafaranga utunze ntabwo ari bukubohore, harimo iminyururu wari uziritswe cyangwa se wari uboshywe n'umwanzi Satani, Yesu yaje akagukuraho kubwo buntu. Harimo byinshi Umwami Yesu Kristo yagukoreye mu buzima bwawe, kugira ngo saa izo uba ugihagaze cyangwa se uba ugihumetse, ni kubw'imbaraga z'Imana zikomeye. Ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwankuyeho imigozi. Aravuga ngo byavuye se kuki? Ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Harimo iby'umuryango wawe ugukunda utagukorera. Ikintu cya mbere umuryango wawe ugukunda utagukorera. Ugeze ku munsi wo gupfa, ntabwo nubwo bafite amafaranga akomeye, ntabwo bakugarura. Icyo kintu kizirikane kandi unacyandika ahantu. Harimo ikindi kintu amafaranga atagukora. Amafaranga utunze nk'ubutunzi bwawe, ikintu atagufasha muri ubu buzima no mu buzaza, ntabwo yaguha ubugingo. Iryo ni isezerano rikomeye. Ntabwo amafaranga utunze cyangwa se ibyo utunze byagufasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Icyagufasha kwinjira mu bwami bw'Imana ni ukwemerera Yesu, ukemera ukaganduka cyangwa se ukagandukira ubwami bw'Imana, kugira ngo uzabashe kubona uburuhukiro buhoraho muri Kristo Yesu. Ushobora kuba ufite umuryango ugukunda, ufite umugore mwiza ugukunda, ufite abana bagukunda, ariko harimo icyo bataguha. Uramutse uboshywe n'imigozi y'umunyururu n'iminyururu y'umwanzi Satani, amafaranga utunze ntabwo yakubohora uretse Yesu wenyine no gusenga. Nibyo byonyine bishobora kugufasha muri ubu buzima. Ikindi kintu gikomeye, tujya gusoma ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21 gusa. Ijambo ritubwira ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Amen. Muri iyi minsi dukeneye kwambaza izina ry'Uwiteka kugira ngo tuzabashe gukizwa ku munsi ukomeye, cyangwa se ku munsi ugoye, cyangwa se ku munsi uruhije, hahandi benshi bazananirwa gutambuka. Nuba warambaje Umwami Yesu uzakizwa cyangwa se uzatabarwa. Hari ibintu bingahe? Ibintu bitatu ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere ni wagendana n'Umwami Yesu ntazakora ikosa ryo kugusiga. Ikintu cya mbere ni wagendana n'Umwami Yesu ntabwo azakora ikosa ryo kugusiga. Ikindi cya kabiri ni wakwemera ko Yesu akuyobora muri uru rugendo, ntabwo azemera kugutenguha. Niwe mugabo wenyine utajya utenguha abamwiringiye. Icya gatatu, uko byagenda kose, uko wakorera Imana kose, ubuzima bwose waba ubayemo, turabizi neza ko hejuru ya byose hari ubugingo, kandi ubwo bugingo bukomeye kuruta byose. Dukeneye byinshi muri iyi si, ariko icy'ingenzi kuruta ibindi byose ni ubugingo twasezeranijwe n'Umwami Yesu. Ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ese wowe iyo ugeze mu bibazo, iyo ugeze mu bigeragezo, ubasha kwambaza nde? Ubasha kwambaza abavandimwe, ubasha kwambaza inshuti, ubasha kwambaza umuryango wawe, ubasha kwambaza nde? Ndagira ngo nkubwire ngo ahantu honyine ho kwambaza kugira ngo ubashe gukizwa ingoyi n'iminyururu, ubashe gukizwa mu buzima ubwo ari bwo bwose, ni ukwambaza ririya zina ryiza, ni izina rya Yesu. Umuririmbyi wa 4 mu ndirimbo z'agakiza aravuga ngo niboneye urukundo rw'Umukiza, ngo urwo rukundo nirwo rujya runezeza, ngo afite izina ryiza uwo wankunze, ngo ni Imana Data, ngo ndetse n'Umwana we Yesu Kristo. Iryo zina niryo zina ryiza kandi niryo zina dukirizwamo. Ndagira ngo mwene data nkubwire ngo va muri ibyo wibwira, wongere ugarukira Umwami Yesu. Va muri ibyo ubona ko bishobora kuzakugira umumaro, wongere ugarukira Imana, kuko niwayigarukira izakugirira neza. Ijambo ririmo
muri yo biravuga ngo erega haracyari ibyiringiro ngo yuko n'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka ngo kandi kikajya kigira n'amababi y'ibitontome. Nagira ngo umubwire ngo nubwo watemwe bakaba babona kutazongera gushibuka, hari izindi mbaraga zishobora gutuma ushibuka ukabasha kugera mu nzira ikwiriye, ukabasha kuzagera mu bwami bw'Imana. Iyi si turimo hari benshi bayinyuzemo batambutse warababonye, hari benshi bagiye mu bice bitandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wabonye urugendo bagiyemo, natwe nirwo tuzanyuramo. Gerageza kwiyegereza Imana kugira ngo kuri wa munsi bizaba biruhije, kuri wa munsi bizaba bigoye, Imana izagutambutsa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hari akandi kantu ngiye kuvugaho. Akenshi hari benshi bajya basuzugura abantu, ugasuzugura umuntu bitewe n'uko urimo uramubona cyangwa se bitewe n'uko ahagaze, ukamurebera mu ndorerwamo cyangwa se ukamurebera muri televizeri. Hari abafite televizeri bajya batujomereramo, ibyo nabyo ntacyo bitwaye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mbere yo kumujomera, mbere yo kumurebera muri televizeri, mbere yo kumurebera ko umubona, mbere yo kumurebera mu myambaro, mbere yo kumurebera muri byose, wakabanje ukareba ati mbese ni iki kiri muri we Imana yashyize muri we. Mbere yo kumurebera muri ibyo byose uko ahagaze n'uko ari n'ubuzima abayemo, manza utekereze neza uvuge ngo ese ubundi nzi umugambi Imana imufiteho? Hari umugambi Imana ifite ku bwoko bwayo abana b'abantu batashobora kubona. Hari umugambi Imana ifite ku bwoko bwayo abantu badashobora gutahura cyangwa se badashobora kumenya. Imana ishimwe cyane. Akenshi urugemyi iyo rutarazamuka cyangwa se iyo rurimo hagati rugahura n'ibizazane n'izuba n'ibiki, buri muntu wese arufataho ijambo agatangira kurutekereza, kubera ko ntabwo aba azi umusaruro ruzatanga. Bamwe ati ruzabaho, abandi ntiruzabaho. Iyo bimaze kugera ahandi rumaze gukura rukabasha kwera imbuto nziza, bamwe batangira kuvuga ngo iyi ngo twari tubizi neza ko rwa rugemyi ruzera imbuto nziza, nyamara baruciragaho iteka. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe urwo rugemyi ubona ko saa izi ngizi rusuzuguritse, saa izi ngizi runaniwe, saa izi ngizi rukennye, mu gihe kiri imbere rwazaba urugemyi rwera imbuto nziza zigaburira benshi kandi bagahaga. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo urubona ari urugemyi saa izi ngizi rudafite igisobanuro, ku Mana rufite igisobanuro, ku Uwiteka hari igisobanuro gikomeye rufite. Yesu ashimwe cyane. Turimo turaganira ku ijambo ry'Imana ku bintu byinshi bitandukanye. Ikindi kintu tugikwiye kuganiraho ni ijambo ryerekeye urukundo. Urukundo muri iyi minsi rwarakonje cyangwa se rwararyamye. Twavuga ko abantu bamwe mwarusinzirije, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba warahawe poromosiyo ukagira amahirwe Imana ikakuzamura, ntuzirengagize uriya wasize inyuma. Ibuka ahantu Imana yagukuye, wongere utekereze neza, wibuke ko iyahagukuye itapfuye, itasinziriye, igihe ari nawe ishobora kumuzamura ikamushyira hejuru yawe. Impamvu Imana yakujyanye muri uwo mwanya ni ukugira ngo uzabashe kugirira umumaro bariya bose baciritse, bariya bose baza bakugana. Ntabwo Imana yakujyanye cyangwa se yaguhaye poromosiyo ngo ugende ukandagira abantu bakandamize, ahubwo igagukorera Imana mu mwanya wose uhagazemo, igakubana n'Imana mu buzima bwose waba uhagazemo. Umwanya wose waba uhagazemo ubashe kugaragara nk'utariho umugayo imbere y'Imana. Tugiye gusenga Imana. Ushobora kuba warabaswe n'ibyaha bitandukanye, ndagira ngo unyemerere dusenga n'Imana, kandi ndabizi ko Imana igikura mu bujura, ndabizi Imana igikura mu busambanyi, ndabizi Imana igikura mu ngeso zitandukanye zose, ndabizi Imana ijya ibasha gutanga agakiza gashyitse nk'uko twagahawe kubw'ubuntu nawe wakabona. Nyemerera dusenga n'Imana, Imana ibashe kugukura iyo migozi ushobora kuba warananiwe kwikuramo, ariko nagira ngo nkubwire ngo nyemerera dusenga n'Imana, urabona ineza y'Imana. Ushobora kuba ufite icyifuzo, ufite ibibazo bitandukanye, ugeragejwe n'ubuzima, ugeragejwe n'iyi si, ariko hanyuma ya byose tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Komeza ubane n'Umwami Yesu muri byose, mu buzima bwose uhagazemo, kandi ujye wibuka ko iyakuremye igufiteho umugambi mwiza. Iyandemye, iyakuremye, iyaremye urubyaro rwawe, iyaremye abari kuri iyi si bose, ni Imana ibafiteho umugambi mwiza. Amen. Tujye gusenga Imana.
izera Imana ushobora kuba urwaye. Yesu arakiza ndabizi, ijambo riratubwira ngo yaduha ubutware n'ubushobozi bwo gukiza abarwayi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ubutware dufite abana b'Imana bwo gutegeka kandi indwara zikatwumvira, hari ubutware dufite bwo gutegeka abana b'Imana kandi n'ibibazo bigahunga. Ndagira ngo nkubwire ngo izera Imana, zamura kwizera, dusengane Imana kuri icyo kibazo cyawe. wowe uri igisubizo, Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo nongeye kugushimira Mwami Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza Mwami. Yobu yabonye bimucanze aravuga ngo erega haracyari ibyiringiro Data, ko ubu bwoko bwawe Data birabasha kongera ukabuzahura abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, abananijwe, abarushye, abaremerewe, kuko ijambo rye riratubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange aho ndi ndabaruhura. Reka wongere Data uruhura ubwoko bwawe, kandi wongere utegeke, kuko uri Imana nziza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ishobora byose. Reka buri muntu wese ababaswe n'ibyaha bitandukanye, abo bose bagaruza ineza yawe, kandi buri muntu wese ukomeze kumukomereza mu butware n'ijambo ryawe. Uwiteka Mwami, tubisabye twizeye kubikoze mu izina ryawe Yesu, amen. Shalom, shalom, shalom. Kandi n'inkunga ikomeye kudufasha gusangiza ubu butumwa kugira ngo bubashe kugera kuri bose, kandi ni ukuri Imana izabaha umugisha. Ugize icyifuzo, ugize igitekerezo cyangwa se inyunganizi, watwandikira ku mbuga zose zitandukanye, yaba kuri YouTube ni Uwarokowe TV, kuri TikTok ni Uwarokowe TV, Facebook ni Uwarokowe TV, no kuri Instagram ni Uwarokowe TV. Umwami Yesu akomeze kubana namwe, turabakunda cyane. Umwami Yesu akomeze kubahaza uburame n'ibyiza, kandi Imana ikomeze kubashyigikira muri byose. Shalom, shalom, shalom.